ku munsi wa mbere buriya nari ko mfana The Ben ariko bambwiye ngo nimpite mu umwe twirirwana nakwirwa na Bruce Melody. Melody is a funny guy. Melody ni umwacteur abatabizi buriya Melody yakinyeho filime ni umuntu mfata nka tara uzabire no mu video ye y'indirimbo afite tara ihambaye cyane hard working afite vision kandi numva ntekereza ko ndi mu bantu bake bumva vision ye iyo duhuye nta kindi kintu tuganiraho sometimes ari njya ambwira ati dukeneye abantu nkawe benshi cyane so abenshi bajya babona ndi ku ruhande rwa The Ben bakavuga ngo wenda iki ariko buriya Melody ari mu bantu bananshyigikira ahubwo kuba najya ku ruhande rwa The Ben kugira ngo dukore cya kintu afite inzozi cyo gucuruza cyangwa se cyo gukora showbiz iryoshye. Melody mu Rwanda n'uyu muhanzi wemera ku giti cyawe? Rero bya bintu by'abasani ngo nkwi ntago mbigira. Mu buzima bwa buri muntu hari igihe uhitamo inzira imwe ukayikurikira ariko si buri gihe kwiyo nzira ariyo yatuma ugeraho ugeze. Hari n'abagerageza umwuga umwe ukanga bagahindura bakajya mu wundi uwo bagiyemo ukabahira. Hari n'abanyura mu nzira nyinshi mbere yo kubona impano zabo n'ubushobozi bwabo biberekeza. Ni muri uwo murongo twibaza uyu munsi tuti umuhanzi Bruce Melody yari kuba iki, yari kuba nde yataza kuba umuhanzi, yari kuba akora iki uyu munsi, abageze ku ruhe rwego. Ubuzima n'urugendo hari aho uyobera, hari naho usubira inyuma ariko hari naho ugera ugasanga ariho wagombaga kuba. Iki ni ikiganiro In Deep Out kuri The Mind TV. Nge nitwa Justin Mind Harerimana, ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bruce Melody amazina ye nyakuri yitwa Itayiwacu Bliss. Numwe mu bahanzi bafite umwanya ukomeye mu muziki nyarwanda no mu karere. Uyu mugabo yavutse ku itariki 3 Werurwe mu 1992. Avukira i Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali kandi abari ntakurira. Ni umwe mu bana bane mu muryango w'iwabo. Ubuzima bwe bwo mu bwana bwari bufitanye isano ya hafi n'umuziki. Bruce Melody yatangiye kuririmba akiri muto cyane cyane muri korali y'itorero. Niho yatangiye kumenyera ijwi, kuririmba imbere y'abandi no kumva ko umuziki ushobora kuba igice gikomeye cy'ubuzima bwe. Mu kiganiro yagiranye na Nyampinga yavuze ko yatangiye kuririmba akiri umwana muri korali y'abana, ibintu byaje kumufasha gukomeza gukura mu muziki. Mu bijyanye n'amashuri, Bruce Melody yatangiye amashuri abanza muri Camp Kanombe Primary School, nyuma akomereza amashuri yisumbuye kuri Efoteg Kanombe. Aza gukomereza amashuri ye muri Rwamagana Islamic Secondary School. Kuba Bruce Melody yaraje kuba umwe mu bahanzi bakomeye uyu munsi, nivuze ko urugendo rwe rwatangiye rufite itapi itukura. Mu myaka ye ya mbere yari afite impano yo kuririmba no kwandika indirimbo, ariko kubona uburyo bwo kuzisora no kuzimenyekanisha ntibyari byoroshye kuri we. Mu kiganiro yagiranye na OK Africa, Bruce Melody yavuze ko atigeze yiga umuziki mu ishuri ryihariye. Yavuze ko byinshi yabimenye binyuze mu bunararibonye kubera ko kujyana indirimbo muri studio byasabaga amafaranga menshi kandi we akaba ntayo yari afite. Uyu muhanzi yafashe icyemezo cyo kumara umwanya munini muri studio afasha abandi bahanzi mu bijyanye no kwandika ndetse no kumenya amajwi, icyo bita mu ndimi z'amahanga melody. Uyu muhanzi kubera kuba muri studio yagiye yiga kumenya gutunganya umuziki, ni naho izina Melody ryavuye. Ibi ni bimwe mu bintu by'ingenzi bigaragaza impano ya Bruce Melody ko itari umuhanzi wategereje ko abantu bamubonera byose. Yagiye ashaka uko yakwiyungura ubumenyi, akamenya ibijyanye no kwandika ndetse no kumenya ijwi no gutunganya umuziki. Ibyo byamuhaye ubushobozi bwo kumva umuziki mu buryo burenze kuririmba gusa. Uyu muhanzi yatangiye umwuga w'umuziki mu ntangiriro z'imyaka ya 2010, maze muri 2013 indirimbo ye ya mbere Tubivemo ibimwe mu ndirimbo zamufashije kwinjira neza mu muziki w'abahanzi bari batangiye kumenyekana cyangwa se mu muziki w'ikiragano cyari gitangiye kumenyekana. Nyuma yaho yakurikijeho album yise Ndumiwe ndetse muri 2014 asohora Ntundize. Kimwe mu bintu byatumye Bruce Melody akomeza kuguma ku isoko ry'umuziki ni ubushobozi bwo guhuza umwimerere we n'ibyo abumva bakeneye. Ntabwo yagarukiye ku njyana imwe gusa mu muziki we, ahubwo yagiye agaragaza uburyo butandukanye mu miririmbire. None akaririmba R&B, ejo akaririmba Afrobeat, ejo akaririmba Afropop, akagenda avanga injyana zose mu buryo bwo kwiyegereza abakunzi be ndetse no gufata isoko agendeye kuri buri umwe. Ibi byose byatumye ashobora kugera ku bantu bafite uburyo butandukanye bwo gukunda umuziki we. Bruce Melody ubwe yigeze gusobanura ko mu gukora album Colorful Generation yashakaga ko igira amabara menshi y'umuziki, harimo indirimbo zo kubyina, izishimisha, izibabaje ndetse n'izitanga ubutumwa bwo mwiyobokamana. Ibi yabivuze avuga ko album ishobora kugera ku bantu bose mu byiciro bitandukanye. Iyi album
yayisize hanze agamije kugera ku byiciro byose by'abantu bitandukanye. Ibi nibyo bituma bamwe babonamo umuhanzi ushoboye kureba isoko. Ntabwo bivuze gusa gukora indirimbo ishobora gukundwa uyu munsi, ahubwo bivuze no kumenya ko abumva bahinduka, injyana zikagenda zihinduka, uburyo abantu bumviramo umuziki bugahinduka, bityo umuhanzi nawe akamenya uko ahindura uburyo akoramo umuziki we adatakaje umwimerere we. Mu rugendo rwe, kimwe mu bihe byahinduye cyane izina rya Bruce Melody, irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar season ya 8. Amarushanwa atsinze muri 2018, icyo gihe izina rye ryavuye ku rwego rwo kuba umuhanzi uzwi cyane mu Rwanda, rigenda rirushaho kugira uburemere mu karere. Nyuma yaho yakomeje kwagura umuziki we binyuze mu ndirimbo, album n'imikoranire n'abahanzi bo mu Rwanda no hanze. Yagiye akorana n'abahanzi batandukanye, kandi ibikorwa bye byagiye bimugeza ku masoko hanze y'u Rwanda. Yabaye kandi umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bagaragaye muri Coke Studio Africa, ibintu byamuhaye andi mahirwe yo kumenyekana hanze y'isoko ry'u Rwanda. Mu myaka yakurikiyeho, Bruce Melody yakomeje gukora imishinga igamije kumwambutsa imipaka y'u Rwanda. Album ye Colorful Generation ni urugero rw'uko yatangiye kureba umuziki nk'ubucuruzi n'ikirango gishobora kugera ku rwego mpuzamahanga, aho yasobanuye ko yashakaga kubaka catalogue ikomeye y'indirimbo na album kugira ngo abe umuhanzi ushobora kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi umuhanzi Itayiwacu Blaise cyangwa se umwite Bruce Melody ntabwo akiri wa musore wajyaga muri studio bimugoye, ahubwo yabaye umuhanzi ufite izina rikomeye mu Rwanda. Ibikorwa bye birenga kuba mu Rwanda bigira no hanze, ndetse agenda arushaho kwagura uruhare rwe mu ruganda rw'imyidagaduro. Urugendo rwe rugaragaza ko umuhanzi ashobora gutangira impano, ariko kugira ngo agume ku isoko igihe kirekire bisaba ibirenze impano. Bisaba kumenya kwihangana, kwiga, guhinduka, kumenya isoko, gukorana n'abantu bafite ubushobozi bwo guteza imbere umushinga. Bruce Melody ubwe yigeze kuvuga ko atize umuziki mu ishuri, ahubwo ko yabyigiye mu bunararibonye, ari nabyo byatumye agenda yinjira no mu bindi bikorwa bifitanye isano no gutunganya umuziki. Reka tugere ku gice nyamukuru cy'iki kiganiro. Nta muntu ushobora kumenya neza icyo Bruce Melody aba yarabaye uyu munsi iyo ataza kuba umuhanzi, kuko ubuzima butagira uburyo bwo gusubirwamo ngo turebe n'inzira yari kunyuramo. Ariko hari ibimenyetso ku rugendo rwe bishobora gutuma dukora isesengura. Bruce Melody ntiyagaragaje gusa ubushobozi bwo kuririmba, yagiye agaragaza n'ubushobozi bwo kwandika, gukora melodies, kwiga ibijyanye no gutunganya umuziki. Ubwo bushobozi bwose bwamufashije igihe yari akiri mu ntangiriro, kuko kutagira ubushobozi buhagije bwo kwishyura studio byatumye yiga ibijyanye no gutunganya umuziki, kandi akamara igihe afasha abandi bahanzi. Niyo mpamvu mu gihe tuvuga tuti Bruce Melody yataza kuba umuhanzi yari kuba umuproducer, icyo dushobora kuvuga nuko hari inshingano zo kubitekerezo, kuko hari inshingano yari kuba afite mu bijyanye no gutunganya indirimbo, kuko yigeze kwiga no gukora ibijyanye no gutunganya umuziki mu buryo bwo kwiyungura ubumenyi. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bibitseho impano zitandukanye, cyane ko ari umunyarwenya. Iyo ataza kuba umuhanzi, abenshi bagaragaza ko nta kabuza ari kuba umunyarwenya, birimo n'abanyarwenya bo ubwabo. Clapton Kibonke ni umwe mu banyarwenya bakuru hano mu Rwanda bamaze igihe kinini. Aheruka kuvuga yuko Bruce Melody akunda kuba ari kumwe nawe biturutse ku rwenya rwe n'uburyo asetsamo. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rumwe Bruce Melody yataza kuba umuhanzi yari kuba umunyarwenya, cyangwa se akaba umuproducer nk'abandi. Ikindi ni uko abantu bamubonamo ubwenge bwinshi, cyane cyane mu kuvugira mu ruhame, bamwe ku buryo bemeza yuko iyo ataza kuba umuhanzi yari kumwe mu bayobozi beza igihugu cy'u Rwanda cyari kuba gifite. Uyu munsi iyo tuvuga Bruce Melody, inkuru ya Bruce Melody ni urugendo rw'umuntu utaragiye ku isoko afite impano gusa, ahubwo wagiye agenda yiyungura ubushobozi uko imyaka yagiye ishira. Yatangiriye muri korali akiri muto, aririmba, yandika, ashaka uko yagera muri studio. Aza guhura n'imbogamizi za mikoro, ariko arakomeza kugeza ubwo umuziki wamuhinduriye umwuga, n'umwuga umuhindurira ubuzima. Uyu munsi iyo tuvuga Bruce Melody, ntabwo tuba tuvuga gusa umuntu ufata mikoro akajya kuri stage, tuba tuvuga umuhanzi wagiye yiyubaka mu byiciro bitandukanye by'uruganda rw'umuziki, akaba yaramenyekanye. Ikindi akaba yaramenye ko kugira ngo ugume ku isoko ugomba kumenya kuririmba, kwandika, kumva bumva, gukorana n'abandi no guhora wiga. Kandi igisubizo nk'uko tubyibaza tuti iyo ataza kuba umuhanzi yari kuba nde, cyangwa se yari kuba iki? Yari kuba nde se iyo atabo tuzi? Ntabwo ari ngombwa ko
umuntu agira umwuga umwe, ahubwo amateka ye atwereka ko iyo umuziki utaza kuba inzira ye, hari amahirwe menshi ko impano ye yo guhanga, kwandika no kumva umuziki yari kumujyana ku wundi mwanya wo mu ruganda rw'imyidagaduro, wari kuba umutunganyamuziki, umwanditsi w'indirimbo cyangwa undi mwuga, kuko rimwe na rimwe umuntu ntamenya aho ubuzima bumujyana. Ariko icyo tutamenye tutazigera tumenya nuko tutari kumenya nimba uyu muhanzi yari kuba umutunganyamuziki, umwanditsi w'indirimbo cyangwa undi mwuga, kuko rimwe na rimwe umuntu ntamenya aho ubuzima bumujyana. Ashobora gutangira nk'umuririmbyi ariko impano ikamwereka ko afite n'ubundi bushobozi. Bruce Melody we umuziki niwo wamufashije ku buryo no mu bigaragara ari wo wamuhaye inzira nziza nk'iyariho ubu ngubu. Reka nkushimire wo komeza kubana natwe, musa gukora subscribe, share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nje nitwa Justin Mind Harerimana, komeza ubane na The Mind TV.